nza guhura n'ikibazo gikomeye cyane. Icyo kibazo nahuye nacyo ni ikibazo cy'uburwayi. Narwaye imyaka 7 indwara y'amayobera. Indwara y'amayobera ndivuza hano mu Rwanda hose biranga njya no muri gakondo naho biranga. Imana irambwira ati ahantu ugiye urahazi. Ku mutima ndabanza ndatuza, irongera iransubiriramo ngo ahantu ugiye urahazi. Uzajya tubona abantu ibintu by'ibinyama bimanitse ahantu, ibijerekani byuzuyemo amaraso. Ubwo ngubwo badutondesha umurongo. Badutondesheje umurongo baratubwira ati umuntu wese agomba kurya ziriya nyama akananywa no kuri ibyo ngibyo nyine byari amaraso. Yego. Tubanje kubasuhuza abakunzi ba Fani TV show aho muherereye impande n'impande, cyane cyane abari mu nkengero z'umujyi wa Kigali nabo turabasuje cyane. Turabiswe mu ntara namwe mudukunda cyane, kandi natwe turabakunda. Yega tutabafite nago twarya, kandi namwe mutadufite nago mwabasha guseka, sibyo rata. Gusa nyine turabakunda. Tubanje gusuza aba diaspora muri rusange aho baherereye, cyane cyane nsuje muri Rochester, ndamusuje cyane. Hi, kakabizika kugereho rata. Gusa nyine turabakunda cyane. Hano tubafite umutumirwa mwiza cyane. Mva muratungurwa byatari. Ni umusore ukunda gusenga, ni umusore w'umuraperi, nyine ni byinshi aravanze. Nyine namatsiko muri kumure imbere ya kamera, aratuje nta kibazo, ariko mukanya surprise ni nyinshi cyane, ariko nizere ko turi kumwe namwe mwese, kandi kuba mu nkunda ni byiza, nanjye ndabakunda cyane. Reka dukomeze tumubaza amazina yiwe ngo twumve ngo ni ibiki. Bite? Tumeze neza. Amakuru ni meza cyane. Tusuza abakunzi ba Fani TV show. Ndabashuhuje mu izina rya Yesu. Amen. None hano hari bushye. Imana iraza gukora ibidasanzwe cyane. Watangiye twibwira amazina yawe, akatubwira naho utuye, nyine abatakuzi nyine ko ari Bwambere uje kuri kamera za Fani TV show, bakagenda barushaho kugenda bakumenya. Nitwa Emmanuel Jaden Bless. Nari umuhanzi uririmba secular music, gusa nza guhindura bitewe n'umurimo w'Imana, bitewe n'umugambi w'Imana ari mfiteho, munsigiye ndirimba gospel. Wow, none hano hantu harashya haragurumana. Ngaho rero shabye ibintu nyine ibintu mu buzima biba bidasanzwe ko uririmba gospel unyuma ukagira. Harya waravuze? Nabanje kuririmba secular music. Nza guhindura ndirimba gospel. Ubu ndi umukozi w'Imana ukomeye cyane. Ntuye Igikonda Sejemu, ni naho nsengera itorero ryanjye. Niho Imana yampamagaye njye. Imana ni nziza, natwe turayikunda cyane ko yaranaguhamagaye, nuko ko yari gukunze kandi gufiteho umugambi. Okay. None usa simba ni husera, wenda wabanza ukaririmbiraho abakunzi bacu mbere uburyo waririmbaga n'uburyo nyine ukaririmba injya. Ese warimbaga ihe njyana? Aririmbaga hip hop. Uri mu hip hop? Nanjye burya baraperi ndabakunda cyane. Wadukubita ka freestyle, noneho twumva n'abakunzi ba Fani TV show bakagenda babyumva, kumva ukuntu bimeze, noneho nyuma tukaza kugenda dukomeza. Ari indirimbo naririmbye yitwa Gahunda. Gushaka inoti n'umurava amazi umere fresh, va ku isosi umire dodo wizigame cash, reka ibyuki byo mu mujyi bitagira dress, ifata ubuzima bwawe nk'igi cyangwa se nka grace, fa ku midero cunga imari ntabyo mafiyeri, ntiwirarire no kubari kufite ibiceri, gira ukugenda buri wese aguha icyubahiro, zikanirari ry'umubiri nta n'umutamiro, tanga umusanzu mu gihugu biba umwihariko, reka agatsiko kamabandi ngusha kwiramuko, gendana n'abandi kuko turi ku muvuduko, ejo hazaza habe heza nta nicyo wifuza. Ushobora kumaga. Imana yaje kubireba bitesha agaciro. Mbese nta kandi kayipa, nta kandi kaguma kandi wari ufite wenda gutumirizamo kuri mbawe ari fresh. Yishi ari indi nakoze. Ese muvandi mwari yamaba mufitanye isano,
Pastor DC mwaba mugirana uruhe mubano urukundo ukunda rumeze nk'urwo Yesu akunda ntabwo ibyo yes gusa wenda ku rundi ruhande hari indirimbo wigeze kumva niba yitwa ako narayikunze nyine cyane ako ni kera ndakeka ari kera yitwa ngo cyeko ngiye kwibagirwa ndayikunda bagire mu bintu by'Imana nago nyine basi ninyibuka tube tugane ninyibuka ndaza kubwira nyine uyindirimbe ndayibutse yitwa ngo ndi inyamaswa urayibuka muri yirap ndi inyamaswa ibyo mbabwira si ko numva itari kuza neza nago nyibuka neza bitewe n'ukuntu nyine ninjiye muri ibi bintu birahinduka ariko ndi inyamaswa ya ndirimbo narayikoze abantu benshi cyane bakazajya bantinya ngira ndirimbo nayikunze uburyo wayiririmbyemo nigeze kubimva kera ngo ndi inyamaswa ngo akanakunze mpamvu ibyo bavuga suku ibyo mvuga suku wese niba ari iki muri rapudi inyamaswa ngibyo mbabwira si iby'impaka hey harakaruka muri rapudi inyamaswa Mbega nyine ibyo bintu bije n'iby'Imana byaraje biba bisaba ngo utabibangikanye iyo mpamvu akenshi cyane bishobora no kukunanira cyangwa se ariko iyo wageze muri Yesu neza ibyayo ibyo nyine bishaka kugabura niyo mpamvu bigenda byanga bikagenda ari ahantu henshi cyane nyine bajya babinsaba nkumva nyine nta nubwo ari ngombwa cyane kubivugaho cyane none nyine waturimbira wenda ku Imana tukumva nabwo Imana hari indirimbo yitwa inzira hari n'indi yitwa ihumure mbega ni nyinshi za Elishada ni indirimbo nyinshi ubwo nyine reka mpitemo kamwe waturirimbira nyine indirimbo imwe nyine yafasha abakunzi ba Fani TV show ikabakora ku mutima noneho tukagera nyine dukomeze mfite indirimbo yitwa ihumure iyo ndirimbo narayikoze kuko nari nagiye gusengera ahantu mfite ibyifuzo ku mutima wanjye hanyuma ndebye ku ruhande ahantu nari nagiye gusengera sanga n'abandi bafite ibyifuzo mbona birenze ibyanjye ndangije ndavuga ati mwakire ihumure reka nyiririmbeho nahagaze ahirengeye ku musozi ndemerewe ndimo gushaka amakuru ibibazo bindemereye nari nzi ko ari njye gusa ufite byinshi bindushya nubuye amaso ho gato mbona bandenze ibibazo nahise nibabarira ariko nsuka amarira ninginga Imana ngira nti ngwino uruhura barushye muvandimwe ihangane nturi wenyine buri wese muri twe afite ibimubangamiye akiri ihumure amateka iraje yahindure abakuryaniraga inzara babone ko Imana itabara muvandimwe ihangane nturi wenyine buri wese muri twe afite ibimubangamiye akiri ihumure amateka iraje yahindure abakuryaniraga inzara babone ko Imana itabara wibunze imitima wibaza ukuntu uzabaho igaburira inyoni kukureka ntibyabaho uzabaho ibigoyi zabikuraho uzayinambeho izagufasha imibereho ibyo ubona yuko bidashoboka ubuzima bwawe butarokoka iri buye rikomeza ifuruka usenga utitaye kuba guseka muvandimwe ihangane nturi wenyine buri wese muri twe
afite ibimubangamiye akiri humure amateka iraje yahindure abakuryaniraga inzara babone ko Imana itabara. Sura twawe neza nkumva bakomeza aririmba. None se Jade mu buzima busanzwe ndumva naciye mu buzima nyine bugoye mubaye umuraperi nyuma nyine uyoboka inzira zo gusenga. Ese basi watubwira ku buzima bwawe muri makeya tukamenya nyine uko byari byifashe kugira ngo uve mu nzira y'uburaperi uve mu nzira yo gusenga noneho ujye muri adeperi. Turabizi ko akenshi abantu nyine bafashe inzira yo gukizwa nta muntu ufata umwanzuro ngo ajye muri adeperi kubera nyine impuze nyinshi cyane nyine bagira kondisiyo. Benshi bajya muri ano madini y'inzaduka cyangwa bakareba ubundi buryo babigenza, ariko wowe ni uko umutima ukomeye wakoresheje kugira ngo ufate umwanzuro wo kujya muri adeperi. Burya kenshi umuntu asenga bitewe n'ikimusengesheje kandi burya Imana ibizi naho uzakirira. Njyewe rero nakoraga izi ngoma nyine zisanzwe nka ziriya, gusa Imana ishimwe, haleluya. Imana ishimwe kuko yarandebye ibona ko nzaba uw'umumaro mu gihe gikwiriye, hanyuma irangiye irampamagara. Burya guhamagarwa biratandukanye. Njyewe hari ibyo naciyemo kandi bikomeye. Nakoze filime murabizi, hari filime zitandukanye twagiye dukora, hari indirimbo zitandukanye nagiye nkora, ariko nza guhura n'ikibazo gikomeye cyane. Icyo kibazo nahuye nacyo ni ikibazo cy'uburwayi. Narwaye imyaka 7 indwara y'amayobera ndivuza hano mu Rwanda hose biranga njya no muri gakondo naho biranga. Nazengurutse mu misozi mu ntara zitandukanye, nagiye za Ngororero, za Kibungo, ahantu henshi numvaga ko hari umuntu wakiza ubuzima bwanjye hose namugeragaho. Nagiye mu bapfumu birumvikana, gusa Imana ishimwe. Burya ikintu nshimiye Imana ni uko irema abantu bazima n'ababi. Buriya kuba yararemye abarozi naryo nishimwe, kuko itaza kurema umurozi ntago mba narabonye Imana, ntago mba naramenye Imana. Ubizi isaha ntago mba ndi kuvuga Imana. Imana ishimwe yaremye abarozi, gusa Imana izabahindure nabo bamenye ko Imana, haleluya. Yahise nayimvugisha numva ijwi ryayo. Imana irambwira ati ahantu ugiye urahazi. Ku mutima ndabanza ndatuza, irongera iransubiriramo ngo ahantu ugiye urahazi. Ari kwisangiye mu nzozi. Yego. Mbega mwiyerekwa narindi mwiyerekwa, kuko nabanje kuyivugisha numva ijwi ryayo nayo irambwira ati ahantu ugiye ubundi urahazi. Imana ishimwe. Ubwo ngubwo muri ako kanya nahise numva amasifuri nk'abantu bari gufana, numva igihiriri cy'abantu. Ubwo ngubwo abo bantu nanjye naje gusa kubisangamo, dukomeza urugendo. Noneho tumaze gukomeza urugendo duca ahantu hari amarimbi, hari abagabo bahagarariye abandi, baratubwira ati buri muntu wese agiye guca hano ajye arebe ifoto y'uwe wapfuye, hanyuma isezereho dukomeze. Ubwo naciye muri ayo marimbi nazajya ndeba nkabura n'umwe. Ubwo ngubwo maze kumubura batwereka urugendo ngo nidukomeze. Twaciye mu ishyamba ririmo ubunyereri bukomeye cyane, ku buryo wakandagiraga ikirenge kigahita kigera nkaho. Ubwo turagenda tugeze ahantu tubona ahantu hari umugunguzi, ureba hepfo gato, ureba hepfo ibiri kuhabera. Sanga abantu bakoresheje ikirori, ibigabo byambaye ubusa, ibigore byambaye ubusa. Mbega nyine bacanye umuriro muremure, umuriro ku buryo wawurebaga byari byose ukumva ubwoba burakwishe. Turagenda
tuhageze tukazajya tubona abantu ibintu by'ibinyama bimanitse ahantu, ibijerekani byuzuyemo amaraso. Ubwo ngubwo badutondesha umurongo, badutondesheje umurongo baratubwira ati umuntu wese agomba kurya ziriya nyama akananywa no kuri ibyo ngibyo nyine byari amaraso. Yego. None ati uri bubinywe niwe wenyine uri burokoke, utabinywa arapfa. Numvaga nkunze ubuzima ngewe. None ngewe nari ndi inyuma. Niba twari wifuje ko arabwa Imana ngo niba ubona naguha muri ubuzima intware, icyumvishe ko wese ukunda ubuzima bwe. Kuko nyine narahageze, kuko numvaga ko ninjiye mu bundi buzima. Numva ndabukunze. Numva mbega nyine nari ndi mwiyereko. Imana iri kunyereka ahantu byari byo byose iramutse incyuye nahita nje. Ubwo ngubwo naragiye nyine kuri uwo murongo w'inyuma. Iyo gucyura muri ako kanya wari wo kurembuka. Niko nje nabibonye. Ubwo ngubwo naragiye ndi ku murongo w'inyuma, nkazajya mbyigana njye imbere. Najya imbere bakansubizayo. Bansubijeyo inshuro 3. Mpita nongera nisanga ndi ku gitanda. Imana irambwira ngo yahabonye. Nkarebye nubika umutwe. Nongeye kuhatekereza uburyo mpabonye. Irambwira ngo aho ngaho niho wari ukwiriye kujya. Irambwira ati nunkorera nzaguha ubugingo. Ubwo naratuje nguma muri ubwo buzima, nkazajya mbona abantu baza kunsengera ariko ntabirimo neza. Ubwo ngubwo naje kujya bansengera gahoro gahoro, nagenderaga ku kibando ntangira kugishyira hasi, ntangira kujya mbasha gutera intambwe, bajyaga bangaburira, ntangira kuzajya ndambura ukuboko nkafata ifoke nkashyira mu isahani nkarya, bajyaga bankarabya, ntangira kujya nsohoka nkafata amazi nkikarabya. Urumva ntago nunamaga, nta muvuma nakoraga, umubiri wanjye wari warabaye nk'igiti. Nk'ubwo buryo mbega nta kintu nabashaga kwihereza. Ngo nubwo banicaraga ahantu narategerezaga, ku buryo hari nk'umujura wabashaga nko kuza, yari kuza agafata ibintu byose akigendera kandi mwicaye. Ubwo rero naje kujya nsenga Imana cyane, ndayinginga nayo iranyumva. Ubwo ngubwo ntangira kujya ngenda. Noneho ijoro rimwe ntazibagirwa, urabizi mu cyaro bajya bagira utuntu tw'udukimbirane, ngo umuntu yanyoneshereje, umuntu yagize gute. Mama wanjye baramwoneshereje, ajya kubabaza impamvu. Barangije baramubwira ngo ubundi urarwana n'iki ko wabyaye intumbi itazagira iki kumarira. Iryo jambo naryumvise ndyamye bari mu muhanda, numva agahinda karanyishe. Ntangira ndavuga ati kugira ngo nzagwa aha hantu nzajye nguma muri iyi mibabaro, reka ndeba ahandi mpungire. Ubwo ngubwo nahise mfata umwanzuro wo kuza i Kigali. Nta muntu nari nsanze, ariko Imana yakoresheje ubwayo buryo. Ubwo namaze iminsi mikeya ndara mu Kinamba, ariko ndashima Imana buriya igica inzira aho twebwe tudakeka. Imana yarahambereye. Ubwo ngubwo ntangira kujya njya gusenga muri Niba ture. None se uko utabasha kugenda wabashije kujya gusenga gute cyangwa ugeze ngo gute? Aho ngaho nahageze aribwo nakubwiye ko natangiye kubohoka, ntangiye kugenda ntera intambwe. Ariko nyine atari imbaraga zikomeye, naragendaga ariko n'ubundi ibintu biremereye ntabishobora. Ariko nkagenda nyine nk'uko umurwayi wari wese ashobora kugenda. Ubwo buryo nagezemo i Kigali. Ubwo nyine nca muri ubwo buzima, ariko Imana igenda ikuraho akantu, ntangira kujya senga muri Niba ture. Ubwo ngubwo naje kubona umusore twasenganaga mwaka icumbi. Maze ku mwaka icumbi arancumbikira. Hashize iminsi mikeya, Imana ijya yemera ko ibintu byose bitugeraho.
agira abashyitsi batunguranye harimo bashiki be kandi bamubwira ko bagiye kubana. Nyine arambwira ati rero musore wanjye urabona sinagutunga na bashiki banjye, ibyo ari byo byose nyine nawe urabyumva, ubuzima bw'abakobwa n'abahungu mu nzu ya geto y'icyumba kimwe urumva byari bikomeye. Ariko ndashima Imana, ubwo nagiye muri Niba nyine nari ntangiye kujya mbohoka, ntangiye kujya ndirimba, barankunze barankunda cyane, ariko ngenda nyine mfite amarira kubera ko numvaga nabuze icyerekezo. Rero ndababwira ati bavandimwe banjye bose ntago bigishobotse ko tukomezanya, ubu ngubu ndagiye. Arambaza se ugiye? Ndavuga ati nanjye ahantu ngiye ntago mpazi, nta cyerekezo. Ndashimira pasiteri wacu yarambwiye ati ntugende uze tuvugane. Ubwo naragiye turavugana, abwira abakozi b'Imana bandi ati muwe mumushakiye ahantu aba, kuko urabona ko yaratangiye kugenda akira, turebe ko yazakira. Ubwo nyine nahise mbaho uko nguko, ntangira guhimba indirimbo z'Imana, Imana iramfasha, ubundi umukozi w'Imana ndatumirwa mu biterane bitandukanye, ariko haleluya, amen, ndatumirwa mu bitaramo bitandukanye. Mbega nabaye umukozi, mbega yangiriye icyizere, hari byinshi maze kungezaho. Byonyine kuhagarara kuri kariya gatuti ntago biba byoroshye, ntago biba byoroshye. Ndashima Yesu we habaye nubwo buzima. Ubu ngubu nsigaye ndi umuntu uvuga Yesu neza. Ndaririmba indirimbo nyinshi abantu bakazikunda. Mfite indirimbo yitwa Inzira, nasabye Imana ngo Mana nuramuka ungejeje ahantu hakomeye uzandinde kwishyira hejuru. Wayitiririmbiraho gato se wenda abakunzi bafunitse bishobora. Iyi nzira Mana nahisemo nkeneye inama, ngwino ufate ingamba mu byo nkora byose unyobore, no mu bakomeye sinzirata icyubahiro, nzaba umumaro iwawe no mu itorero, uzandinde kwishyira hejuru. Ubwo nzaba ndi mu bakomeye, ngo ndeke kuzatanga ihumure mu bantu bafite ibikomere, uzandinde kwicara ku ntebe ngo nkandagire bamwe bihebye, uzamfata unshyire ku mugozi ibinshuku byakubushobozi, uzampe kuzaba umuvugizi ibyawe mbitereza imisozi, uzampe kuzakabyiza inzozi kandi uzambere n'umuyobozi. Iyi nzira Mana nahisemo nkeneye inama, ngwino ufate ingamba mu byo nkora byose unyobore, no mu bakomeye sinzirata icyubahiro, nzaba umumaro iwawe no mu itorero. Murakoze cyane Jadi. Gusa nyine pe waciye mu bintu bikomeye, burya bajya bavuga ngo buri wese nyine ubuzima ni ishuri. Buriya niba ni nk'ishuri Imana yagucishagamo kugira, kuko utaciye mu bibazo ntabwo wazabona icyo nyine ubuhamya, ntabwo ubuhamya. Buriya rero kuba Imana yarabikoze, Imana igira inzira zirenga igihumbi, kandi Imana ikora ikintu nyine bitewe nyine nuko ibintu byose biri kubibona. Muri make rero ikintu nyine twasaba abantu bakunzi bafana TV show ni kwegera Imana cyane, ayegera ahubwo bikomeye cyane, kuko iyi Imana yacu naje gusanga Imana nipanga gahunda cyane. Imana ishobora iraguhamagara kandi hamagarwa mu buryo uhamagarwa mu buryo butandukanye. Njyewe rero buriya ishobora kuba yararebye igasanga ibintu nakoreraga mu tubari no mu mahoteli, nayo nje mu nzu yayo nkabikora byayinezeza, kandi ndashimira Imana ko yampamagariye igihe. Niyo mpamvu navuze ngo umurozi wakoze ibi bintu nindamuka mubonye nzamushimira, gusa musengera Imana mubwire ngo nawe uzakizwe. Umve njyewe njashima Imana cyane. Hari igihe njya nibaza nyine mu minsi yanjye ya kera, nari mfite ibintu byinshi cyane byo kuvuga, amafilime mwagiye muyabona, indirimbo, izo ndi inyamaswa,
mu mwanya nkora ibyanjye byo gutinya narabyanze ibintu bibi yari umva zino ziririmbo rero nubwo wenda ari hip hop ntabwo ari za satani ntabwo Imana yamanutse ubwenge izi ndimo ni za satani izi ni izayo ntacyo waturirimbiraho gatoya abantu bakumva kandi wari uyibutse ngenda yikunda tu Nuyira kundi nyamaswa ibyo mbabwira sugukabya wabibaza umbona stage ndavuga baba keji no mu zindi mpande Rwanda ni baking umuntu ashyiramo ari muri studio ntabwo wayishyiramo ngo bite bihura Egamba naragiye mbyibagirwa mu mwanya nkora ibyanjye byo gutinya narabyanze bless ndi inyamaswa ntumfate nk'abandi hanze ibintu nyinshi nasazi nibita ngo famille nazaza famille nayo yari nziza yakoze abantu ku mutima kera ariko 2018 kiragiye kuko warahatwitse pe 19 ubu rero none ndi kwizamukira ntago ndi kumanuka izina rya Yesu abasani b'iki gihe ndimo ndabumva ngo bari gutwika ngo bimanukira barabura kwizamukira ubwo se ahantu bajya ntago hazi ntago uri kuhabona kaho nawe bazi icyo kintu ngari kwimanukira ako ngiye ndi kuzamuka amen haleluya amen ngiye ndi kuzamuka ubu ngubu nafatiyeho nzavuga Imana paka umwuka wanjye ushizemo hanyuma nanyishimira nk'umuhungu we azampa ubugingo amen ubundi ubugingo bwonyine nibwo tuba dukeneye gusa nicyo kintu ubundi gusaba Imana nicyo kintu ndi gusaba Imana yarahabaye ariko ibaza umuntu kuvura nta na mituwera kubaje mu gihe najyaga hashika bakabanza kunyaka imyirondoro ngo uvuka he ngo gusa Imana ishimwe nabonye gukora kwayo niyo mpamvu akenshi ngiye ibi bya Yesu birandenga ariko Imana ifite urukundo cyane ifite urukundo hari ijambo rijya rivuga ngo uko Imana yakunze abari mu isi cyane ngo byatumye itanga umwana wayo w'iki uriya rero ni girlfriend buranda ndamukunda cyane ibaza ariko Imana igukunda urukundo bundi hari ibintu nabonye abantu batashobora ngewe nshobora kugukunda nkuko narabyaye nk'umwana wenda wowe utarabyaye nkaba nabwira umwana wanjye ngo genda ujye umufasha imirimo ariko utahe ariko Imana yo yararebye iduha Yesu Kristo ngo adupfire hari umwana wawe watanga ngo apfire kana shanye Mana we ngayibaza urwo rukundo ibaza urwo rukundo niyo mpamvu nzamuvuga ahantu hose shamba no kumugunyuma pe no kumugunyuma mpaka burya abantu mu buzima iba yarabakoreye byinshi Imana burya iyo ntumye umuntu mu kiganiro kuri Fanny TV show numva ari kuvuga ibintu by'Imana mu karahanda kuko nanjye Imana narayibonye Imana muvuga narayibonye Imana ibaho ahubwo nge nibaza abantu bavuga ngo Imana ntibaho ntibaza impamvu bari kuvuga gutyo bikacanga ugasanga abantu biminsi baraho reka twitwikire nta myaka 100 n'ubundi ngo nta gikwe ngo n'ubundi rega wimurega Imana n'ubundi ntibaho cyo kumva umuntu akoze ngo n'ubundi twarababariwe ngo Yesu yaratubambiye ngo byose ngo yabirangirije ku musaraba ibe yabirangirije ku musaraba ntago ikiri kutuziza ibyaha bya Adamu subu bibona nawe abo bantu rero ngewe nimba hari aho muzi umundange kuko nge ntanamukubita hako umuntu yihandagaza ngo nta Mana ngo nta Mana ibaho yabyutse biremera ubu nta bantu bari mu bitaro bamanitse amaguru abonye ndi umuyobozi nafata abo bantu bose nkabanza nkajyana mu bitaro byose nkabahereza indera nkabajyana siyashika Faisal n'ahandi hose namara kubereka abantu bamanitse amaguru namara kubereka abantu basaze namara kubereka abantu neza nkagera nkabafunga nkabakatira ikintu cya burundu
abo ngabo rero bareke Imana izi gukanda. Imana hari igihe nabaga ndyamye nkareba, ibaze kuba uri umuntu w'umusore ariko mama wawe akagukarabya akakwambura imyenda yose. Ndamushimiye ahari nyine yabyaye ikiboze yemera kukirigata. Ndamushimiye. Yarangiza abo umugisha kandi abantu bose bakugira kuri kandi nabo bamaze kubibona. Ndakeka shaje barabibonye. Umva basigaye banyandikira ka message, ese usigaye utuye? Nanjye nkabarya sine. Nkabarya sine. Ubu ntabwo byakunda. Ubu ntabwo byakunda, nabonye Imana. Kandi igihe cyose mba ndi mu masengesho. Iyo babyohereje biraza nkabibona, ariko Imana igahita byigizayo. Tukazahurira mu muhanda babona nkikomeye. Atese ko twabyohereje byagenze gute? Ahubwo bahita bavuga ngo atubamuti kuskaroga afite uburofu bwacu. Kumbi Imana no kiri hejuru ya Satani. Satani ntabwo. Satani iri hasi cyane. Imana narayibonye. Niyo mpamvu kwivuga nta soni bintera. Niyo mpamvu nzayiririmbira kugeza igihe umwuka wanjye uzashiramo. Kufuza mbaraga nabwo ni byiza kwera, hari benshi baba batazifite batabona ubwo bushobozi bw'izo mbaraga. Niyo mpamvu rero nshima Imana cyane kuko yarantabaye itimpa n'umurimo, kandi umurimo wayo narawukunze. Njya ntangarira Imana kuko Imana ijya idukorera ibintu byinshi tutanayisabye. Gusa Imana igutunga mu mujyi wa Kigali, Imana ikwishyurira. Imana iratangaje, ukabaho nta kazi ufite, ukarya, ukanywa, ukambara, ukisiga, wagera mu muhanda banavuga ati sha uriya muhungu ushana umukire, ese ni umusirimu, kandi ari Imana iri kuguhisha. Imana yarahabaye. Haleluya. Amen. Ibi bya Yesu birantangaza. Burya iyo usenga ariko waretse ibyaha. Ubu nanjye ngiye kuri kamera ya Fanny TV show. Ibintu nababwira. Ikibazo banahanze. Erega nawe yarakurengeye. None se no kuba waraguze kamera ntago ari ukubera. Ida tubyibonere. Ni ukubera Imana. Ni ukubera ndayishimye. Oya none se kuba useka amenyo yose ukayashyira hanze si ukubera abandi ntibayakuyemo, ubu nitugenda bapfutse ku munwa. Mujye mushima Imana. Naryo nishimwe. Imana ishimwe kuba warampaye amenyo 30 kandi 30 nangahe. Aha. Ni wowe uzi umubare wayo, ni yawe kuko ibyo ndabona cyuzi. Ashima Imana rero y'icyubahiro uvuge ngo wabanye naye. Tibari cyane Imana ko warampaye amenyo 32 kandi ndumva bazima nkanjye Fanny. Uwite uhabye icyubahiro. Nanjye dore sigiye ndambura bikemera. Ariko nanjye umunsi umwe muri comment ariko kino kigana bazakibona. Birashaka ko nagizabaho ubuhamya bwanjye bazamubwira. Oya ugomba Mbega kwegera Imana nasanze ariko kwiza. Urumva kuko iyo yegereye nayo irakwegera. Kandi kintu nabonye Imana ikunda icyubahiro. Kuko iyo wubashye Imana ukajya mu nzira zayo, ibintu byose biguhereza kuko byose bifite mu kiganza cyayo. Rero iramutse birekuye gusa none birekuriye rimwe sha ntibazasubira gusenga. Nyine niyo mpamvu igenda isigamo dusigisigi kugira ngo uzakomeze uyikorere. Ubwo si isinyatsa. Niyo mpamvu naririmbye yandirimbo ngo uzandinde kwishyira hejuru. Yes. Uzimana kuntu noneho yo ahantu twikira. Undi Imana ni itwikane. Abisi no kwanga bagira twikana ndarenze. Uretse wari ware mu muntu. None umuntu umuntu wese uvuga twikana umuntu akamushyira mu mwuka. Abo ngabo batwika, nyine aho batwika bajya nawe urahazi. Bavuga ko bimanukira si ikuzimu se, ariko twe turi kwizira mu ijuru. Haleluya. Niyo mpamvu izo nkuru twikira mu ijuru tujya hejuru mu bicu. Yego kuma ntago bibaho. Ahubwo Mana yanjye. Nukuri Imana ni igitangaza, umuntu yayivuga bugacya bukira. None ahantu Imana itwikira ibera kaga. Imana ni umujama wadanje. Ati gute Imana iyo isenze oya nibyo kandi kuvuga nibyo. Nisenze ukubita ka sample kadanje. Noneho ya sample ibiguhaye.
wowe nyine uhita ubona ari ibintu bidasanzwe ukabona warasubijwe byararangiye ke noneho karari akamenya kuri ari sama umva ikakwemeza byatari noneho kandi kiri kintu cya kabiri Imana nta kiguzi igira ariko iyo Satani aguhaye ubutunzi agusaba ko umwana wawe ukunda cyangwa gusaba papa wawe cyangwa gusaba ikintu gikomeye cyangwa kubwira ati ayo mafaranga nguhaye ntuzigere wambara neza mu buzima bwawe ari indirimbo njya ndirimba ariko gufitsa no gusenga kandi ngo nta niyo wasenga isaha imwe niyo wajya mu cyumba cyawe ugasenga si ngombwa ujye kwirirwa wirukanka mu butayu naye hose aho hantu hose ndibana erega burya Imana itanga ubushobozi bungana naho ibushaka kandi ikindi burya umuntu asenga afite ikimusengesheje nuvuga ngo abajya mu mabuye cyangwa mu misozi nuko ibibazo byabo biba bingana niyo misozi bagiyemo wowe nimba wariye ufite imyenda yo kwambara uraza mu cyumba nyine ati Mana wakoze kungirira neza uyu munsi amen tewirya ariko iyo uhuye n'ikibazo abantu benshi mw'iyi si iyo uhuye n'ikibazo uri gusenga uza cyane mu magereza muri gereza umuntu wagiye aho itabi asambana n'igisambanya ari ikintu cyananiranye avamo yarakijijwe ariko icyumweru kimwe kuko Imana iba yamusubije n'amakuru by'eshaka bihita birangira ubundi dukwiye kuzajya duhora dusenga waba umeze neza ugasenga waba umeze nabi ugasenga mbega ugakoresha uburyo bwose kuko ntago umenya aho ibyago biturutse aka kanya bashobora kukukura mu nzu ubwo ngubwo ugahita ujya mu misozi ukavuga ati wite niba wabibonye nzagusenga nzajya imbere y'ubwoko bwawe ngushimire wa Mana we ntacyo ntazakora yamara kugusubiza bitabirangiye abantu b'iyi minsi nta nubwo bakimenya gushima Imana urayisaba ikagusubiza ariko ugaterereye ariko Imana ishimwe muri icyo cyiciro njyewe sinkirimo kuko ibyo yankoreye ni byinshi kandi nibyo nari nkeneye ubu munezero mfite ubu ngubu utandukanye nk'uwo nari mfite mbere kuko hari igihe najyaga ndirimba nko mu kabari ariko nazahura n'umuntu naririmbiye abona ntanyibuka kuko yari ari hehe mu bizunga urumva ariko iyo ndirimbiye Yesu mu rusengero nkora n'abakozi b'Imana ati Yesu ashimwe umukozi w'Imana Imana bari baragitangaza kuko umva jade reka dusubikira ahangaha ugira ubutumwa uhereza abakunzi bacu kuko iyo nanjye byageze mu bintu by'Imana shamba numva umutumirwa namurekura bari batwavuga Imana bugashya bukira kubera n'ibitangaza igenda ikora icyo nabwira abantu bakurikiye televiziyo yanyu nibagirira Imana icyizere bamenye ko na nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima na nyuma y'ezeri irakora ukanga ko kanagiye kubona ko irakora komana kandi ishobora kugucisha mu bintu bikomeye kugira ngo izakugire umuntu ukomeye nanjye rero ni ubundi mu bagenda ndayishimiye gusa bayikomezeho nabagira inama yo gusenga kandi ikindi ntibicire inzira kuko urumva naciye ahantu henshi hakomeye amafaranga naragenda yatanga ibintu byose binshiraho n'ipantaro nabonaga bazayitwara ariko Imana ikuvurira ubuntu nta mituweli ukora mituweli wifuza nushaka uzayica umva iyo ntago twayica kubera ko ari gahunda ya leta idushishikariza kwivuza kuri mituweli twasanze nyine ni ukutworohereza ariko nyine Imana tumbira Yesu Imana niyo ikiza ikindi kandi uyikorere kandi uyikurikira ubane nayo mbere nayo izazikora ibyawe ndumva ari uko nababwira ngira indirimbo nyinshi mfite kuri YouTube bazajya bansura ni Jaden Bless hari indirimbo zitandukanye umugambi mwiza w'Imana
njye nabonye Imana, niyo mpamvu akenshi ntagomba mbishyikira kuko ariko nawe ibaze cyagiye bazasha kadusubikira bashimiye rero abadukurikiye, muzakomeze murebe na televiziyo. Bakunzi ba Fani TV show, mwakoze cyane kudukurikirana kandi tubanje kubifuriza umugoroba mwiza. Bye bye. Uzashaka Jadeni azajya kuri YouTube channel yiwe yandikemo Jadeni Bless, azahita mubona kandi murakoze cyane. Telefone yanjye ni 0788 11 93 417. Nagusengera imyuka mibi, nanjye ubu ngubu nsigaye mfite connection n'Imana, tukirukana abazimu, tukirukana abadayimoni sha. Abakunzi ba Fani TV show, tubashishikaje gukora subscribe, share, comment, nibuke mukande ukazogera kugira ngo mujye mubona ibiganiro bya Fani TV show, kandi tugiye kuzaba tukomeza tubazaniye abantu bagiye batandukanye kandi turabakunda cyane. Bye bye.